niba warigeze kwibwa telefone guhera uyu munsi ibyo bintu ntabwo bizongera kukubaho, bitewe nuko aka kantu ngiye kukwereka kazagufasha 100%. ni ukuvuga ngo hari ukuntu ubundi ubusanzwe umujura yatwibaga telefone yacu tukahita tuyiburira irengero, ariko uyu munsi ngiye kukwereka uburyo wabasha kwesitara telefone yawe igihe umujura yayibye, hanyuma iyo telefone ikabasha kumufata amafoto ikayakohereza kuri email ikakwereka n'ahantu iyo telefone yabiri. Uyu munsi nibyo tugiye kurebera hamwe, nkurikira nkwereke akantu ku kandi. Narababwiye ni bya bintu by'ubwenge dukomeje kugenda tubaha kuri iyi channel yacu ya Dario Stage. Reka dutangire. Ubundi hari ukuntu basanzwe bakwiba telefone, hanyuma ukabura irengero ry'iyo telefone ugashaka uburyo wayigaruzamo ukabubura. Noneho uyu munsi ubu buryo nakuzaniye, ubu buryo buzagufasha 100%. ndakubwira ngo 100%, bitewe nuko ubu buryo ubundi akenshi abanyamerika nibo bakunda kubukoresha. Nanjye rero ubu buryo nabukuzaniye. Ntibibagirwe gukanda subscribe, like, comment, share kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Nta kindi uzakora, uratangira uza kuri application ya Play Store cyangwa se ugiye kuri App Store, aho urajya hose iyi application tugiye gushaka uzayibona. Uzaza kuri Play Store kuri Android, hanyuma nurangiza wandike iri jambo, uzaza wandike crook catcher gutya, uzaza wandike rino jambo gutya ryanditse crook catcher gutya, uzaza wandike gutya. Guys, nkomeza kwibutsa gukanda subscribe. Narababwiye channel yacu ni ibintu by'ubwenge gusa, kandi ibintu ndi bugukorere nibikunyura cyangwa se nubikora bigakunda, ugaruke unyandikira muri comment umbwira ijambo rimwe asante ryonyine gusa, nta kindi kiguzi ndi bugusabe. Okay, noneho numara gushakira application, uzabona application imeze gutya, ifite kara logo kameze kuriya, hanyuma nurangiza uze uyestare, uzaza uyestare, uzarebe neza nyine bazana ibi application byinshi, uzarebe application ifite yino logo, uzaza uyidownloading. Urabona ko turi kuyidownloadinga. Guys, nizere ko amavideo maze iminsi ndi kubakorera, nizere ko yari kugenda bashimisha, mba ndi kubibona muri comment kabisa. Nyine yumbwiye ko iriya video yagufashije, nanjye nkomeza kugira umuhate nyine wo gukomeza gukora. Okay, numara kuyidownloadinga uzakanda open. None hano barakubwira ngo I want to recover my phone. Nyine hano barakubwira ngo niba ushaka kugaruza telefone yawe, mbega hano hambere, niba ushaka kugaruza telefone yawe hano hambere niho turakanda, bitewe nuko nyine dushaka kuyigaruza. Hari aha kabiri baba bari kukubwira ngo ibintu byanuze byo ngo I want to know if you, mbega nyine ngo niba umuntu agerageje gushyiramo inshuro nyinshi ngo bari bwo bizakora. Twe dushaka hari ahambere. Noneho hano ngo what is lock do you use, nyine telefone yawe hano ni password irimo, niba ari fingerprint cyangwa se niba ari password cyangwa niba ari pin code. Urabizi ko nyine ubu no buryo tubasha gukoresha ama password. Twe bitewe nuko iyi telefone yacu harimo fingerprint, turakanda hano hambere, hariya harimo patina, ikora ko ari patina, turakanda hari ahambere. Urabibona hano bataguha na test nyine y'uburyo iyo password ikoramo. Hano bakubwira ngo failed unlock, igihe umuntu ashyizemo password, iyo password ikanga kuvamo. Hano urabona imbara wazaniye utuntu tw'ubwenge gusa. Hano umuntu agishyiramo password ikanga kuvamo, hano iyi telefone izagira ifoto, iyo foto izagira mu foto izagira yohereza kuri email cyangwa se iyohereze namo hano muri telefone yacu, izagira yohereza kuri email twasetinze, turaza kuyisetinga. Murabibona guys, nkurikire nkwereke akantu ku kandi, nawe uko ndi kubikora bari kuza kubikora, bitewe nuko iyo mbwiye ngo nakwigisha ibintu ntibyakora, mba numva nyine ntameze neza. Niyo mpamvu mba nshaka nyine ibintu nakwigishije bikore. Okay, hano turaza dukande one more pro, nyine ama allo. None hano turaza dukande hano handitse active, hano turaza twandike hano hakanze active. Hano nyine ni nko kuyemerera, nyine mbega no kuyemerera ibintu bimwe na bimwe kugira ngo nyine ize gukora ibintu dushaka kikora. Okay, hano turaza dukanda hano handitse background work enabled. Ni kuvuga ngo hano nyine ni kwemera, ni ibintu byoroshye, ni kugenda wemera utuntu tumwe n'utundi gusa. Ntukazajya upfa kwemera ibintu byose, ibintu ntakweretse ntukazajya upfa kubyemera, ujye wemeza nyine ibintu hano nagiye nkwereka. Hano aba ari byo uzajya wemeza, kuko hari gishobora kwemeza ibintu ntakweretse ugasanga
ya application ntikoze cyase bya bintu nyine ndimo kukwereka ugasanga ntibikoze. Niyo mpamvu uba ugomba gukora akantu kandi uburyo nagiye mbikoramo hano. Igihe ugiye kubikora byakabaye byiza ufite indi telefone ku ruhande kugira ngo ubashe kubireba akantu kandi. Okay, hano barakubwira ngo when did you go, nyine hano ni location nyine. Hano tuyihaye uburenganzira nk'ijye ifungura mbega nyine ijye ibona location y'ahantu uyu muntu aherereye. Guys, ureba akantu kandi kugeza turangije iyi video bitewe nuko nyine hari ibintu ndi bukwereke bwa nyuma nyine by'ingenzi cyane. Hano dufunguye location, hano barakubwira ngo ibimenyetso ijye ibyoherereza hehe. Urabibona baratubwira dukore skip cyangwa se twemeze email aba ari izajya yohereza ya mafoto ya mufoto ya muntu wibye telefone yacu. Bitewe nuko ubundi iyi program ukuntu ikora, iyo umuntu agerageje gukuramo password inshuro mbega agakuramo password rimwe gusa akayica, iyi telefone mbega iyi application nyine ibiri muri telefone ihita imufotora kandi ntabimenye, ihita imufotora igahita ikoherereza amafoto kuri email. Urabibona hano tugiye guhuza na email, urayibona duhuje niyo email bitewe nuko ariyo tuzi password nyine twibuka neza ku buryo ki iyi telefone niba basha kuyiba tuzayifata tukayishyira mu yindi telefone tukabona umuntu watwibiye telefone. noneho sinzi ngo muranyizwa n'iki. Bitewe nuko utuntu nkomeje kugenda mbaha nanjye ubwanjye nyine tu ibaze ko njyewe ubwanjye mba ndi kutwigisha ariko nanjye mba neme. Ibaze icyo kintu ariko noneho uzaza ukande continue. Noneho mbundi hano email barakubwira ngo great email nyine. Hano barakubwira ngo email yabaye mbega yagiyemo nyine hano ibimenyetso byose izagihita iyi telefone izagihita ibyohereza. Noneho hano ikintu tugiye gukora ngo let's see how it work. Nuvuga ngo hano bari kutubwira ngo reka noneho turebe bya bintu dukoze niba biri gukora. Tugiye gukanda hano kuri try now, nituhakanda ako kanya birahita bikora. Gusa ntabwo mwe murabibona bitewe nuko hano kamera igiye guhita ivaho. Nawe uze kubigerageza, kamera hano igiye guhita ivaho bitewe nuko ndi kurikodinga nkoresheje tableau ya telefone nyine. Ngiye kubikora ihita ivaho ariko ngiye guhita ngaruka nyine nkwereke ko bikoze 100%. Okay, none aha ndatangiye ndabikoze. Urabona ko telefone isimfotora. Hano nyine ni test nyine twe turi kugerageza ngo turebe ko birakora, but there is much more nyine. Hano mbega ibintu byakoze nyine bimeze fresh hano ibintu bimeze neza. Ikindi kiba gisigaye none gukora ama next ahandi ni skip kanze mbibereke neza 100%. Hano ibiba bisigaye ni skip gusa bitewe nuko hano bari kutubwira ngo kugira ngo n'ibindi byinshi bikore byasaba kwishyura kandi twe ntago dushaka kwishyura, no gukora skip. Okay, hano application yacu yagiyemo dore ya mafoto sasa hari ifoto wayabonye buri ubwo hano yahise yohereza no kuri email kanzinze mbikwereke. Yari amafoto yahise yohereza kuri email, hari nyine kizamo password itariyo ihita imfotora. Hano amafoto yahise iyohereza kuri email kanze mbikwereke akantu gukana bacaka kubibereka ko ibintu byose byakoze nta na kimwe kitakoze. Niyo mpamvu mba nkwibutsa gukanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubona ibintu nk'ibi ngibi by'ubwenge bitewe nuko murabizi ko ngiye nkomeza kubakorera video mukeneye gusa. Hari aba content creator benshi nagiye mbona nyine bari kugerageza kugira nyine ukuntu nyine bakazisubiramo zino video ariko ntacyo biba bitwaye. Ariko nyine nabo bageragereza niba bitwereke no muri comment basi batubwire ngo asante bitewe nuko nyine ndanabahaye kaide bajye bagerageza nyine babitubwire tu. Ariko nyine mujye mugerageza nyine mubikore neza nyine akantu ku kandi. Nubwo twe tuba twabikoze twiruka nkanga uba wabirebye nyine turi kubyigisha urumva gusubiramo ikintu nyine ugomba kubikora neza kurusha bikoze mbere. Okay, noneho urabibona hano ihita ifungura location y'ahantu herereye. Urabona ihita ifungura ibintu byose location y'ahantu herereye ikatwereka kuri map ahantu twakanda kugira ngo tubone ahantu herereye. Reka nze tuhakande noneho mubirebe. Hano ni muri email bya bimenyetso isi twohereza muri email. Urabona ihita ikwereka ahantu mbega ikakwereka umuhanda ariho ikakwereka n'ahantu wanyura kugira ngo mugereho. Noneho reka duse n'abakuyemo ino application kuyikuramo ntibyakunda. Noneho kano ni insazi kuyikuramo iyi application kuyikuramo kugira ngo uyikure ntabwo byakunda. Uzibanga ngo ni ryo kuyikuramo kanze ndaje ndikwereke. Niyo mpamvu mba nkubwira ngo nyine kugenda udasoje video ntabwo ari byiza cyane, ntabwo ari byiza bitewe nuko nyine
hari ibintu ubutabonye bimwe na bimwe by'inyuma urayibona kuyikuramo urabona ko bitakunda noneho kuyestara gukora uninstall kugira ngo uyikuremo ubanza kwinjira muri application ukaza ugakanda hano handitse uninstall ubundi ugakanda hano don't need it anymore hano nyine kudakeneye buri kimwe nyine nta na kimwe ukeneye mbega noneho uhemeza ugakanda uninstall icyo gihe application ihita ivamo urumva ko umuntu utazi bino banga urumva ntabwo yapfa kumenya uburyo ino application ivamo guys mwibutsa gukanda subscribe like comment share ni Darius Tech ni bya bintu by'ubwenge dukomeje kugenda tubaha hano kuri iyi channel buri munsi.